guys, filime Urwibanga yahageze. Ese wayirebye? Irukira kuri Kamarade Films ubundi ukore subscribe ntizagucike, iraryoshye. Sylvie. Nanize muri Sylvie. Usura banagiye meze nka Sylvie. Naringize ngo niwe numvishe urugira uvuga ngira ni. Okay. Ntibyendeye rero. Ugiye? Sheri. Ugiye? Cyangwa nshaka. Uyu ugenda ntugenda ariko ujye umbwira. Sinumva ngo watoranye wowe na Fisto ngo mwagiye. Sheri ko kuvuga nabi. Kese ndi kuvuga nabi. Ubu ni wowe uvuga neza. Ese kuba nkubajije ngo ugiye uramuza amakosa. Ntabwo ikibazo gukumbaza. Akundire bake. Reka tubaze tuvugane. Reka tuvugane dushyire ibintu ku murongo. Nkeneye kukubaza. Ndagusubiza. Uransubiza. Urankunda? Cyane. None se ko uririmba ku nkunda ukarara ijoro ryose uvuza induru, nta nubwo wamenya yuko njyewe ndi umuntu nanjye ngiye gusinzira? Ese cyusa kamaso bari kundya koko. Wihanganye se wabiki? Sheri ni kuko Imana mba nihanganye ntako nagize. Niyo maso ari kukurya, ubwo icyo usabwa ni kimwe, ni ukwihangana urahita wiriye gusezerana umuntu, cyangwa se ibyo byaba bikunaniye jewe sindarane nawe nkarara mu kintu. Bakunze b'inzira y'umusanda bashojo muherereye hose ngo amashiri kunaka ibintu bikomeje kuba byagurana, ngo amashiri kunaka ngo bitacyusa atangiye kwitwara mu buryo budasanzwe, mwatangiye kubona kanga bitacyusa atangiye kwereka iribagiza katakimukunda. Ese none bigiye kugenda gute? Mbere ko dukomeza ryamanze ngusaba akantu gatoya cyane, nimba nawe koko uri kubabazwa n'imyitwarire cyusa, nimba uri kubabazwa n'uburyo icyusa atangiye kugitwara kuri iribagiza, kandi muzi neza isezerano bitacyusa yahaye iribagiza mubwira yuko azamubera atari, ndetse azamubera n'amaso mu gihe iribagiza atari kureba. Gusa mukamuri kubona kwanga iribagiza, gusa mukamuri kubona kwanga bitacyusa atangiye kuba yarenga ku gihango yagiranye na iribagiza. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira cyusa ko muri kubona kwanga ibintu cyusa ari gukora atari byo, ndetse muri kubona kwanga ibintu cyusa ari gukora ari guhemukira cyane iribagiza. Ese none bizagenda gute? Iribagiza nta mukamenye yuko cyusa atakimukunda, nta mukamenye yuko cyusa asigaye atakimukunda, bizagenda gute? None kwanga ibintu bigiye kuba byahindura isano, none kwanga mu rugiye kwaka. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Kanga twamaje kubona kwanga akarugimwe ibintu turushye, twamaje kubona kwanga kwa rugemwa Fabio ndetse na Rugemwa watangiye kuba bapanga kuba bashimutira iribagiza kugira ngo bazatsinde urubanza iribagiza atari mu rukiko. Bizagenda gute? Nge mugiye kubana yita Tiki Blaze mbahaye ikasi, tugiye kuba twaganira kuri ino filime izira umusatura n'ukuntu bigiye kuba byagenda. Niba ugeze aha ngaha bwa mbere nyaboneka kandi subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kujya dusogirwa neza ino filime izira umusatura ko ni benshi mwasigaye nyamatsiko, ndetse mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusanga mugiye kubona ko none ibintu bigiye kurya, mugiye kubana ko Rugemwa agiye kuba yajyanwa mu rukiko. Ese none bizagenda gute? Rugemwa nagira mu rukiko azabasha kuba yakwisobanura iki, ko tuzi neza yuko Rugemwa nubwo ari kuguma guhakana icyaha, ndetse nubwo ashaka kugira ngo azane abatanga buhamye, ndetse n'ibyo ari gukora byose, ndetse no gutanga amafaranga kugira ngo babashe kuba bamuburana, byose biraza kuba byapfa ubusa, ubundi Rugemwa akajyanwa muri gereza. Ese we uri kumva Rugemwa ajyanywe muri gereza? Uri kumva Rugemwa ageze mu rukiko ubaye uri umucamanza wamukatira imyaka ingahe muri gereza? Ese urumva Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cya burundu? Ese yabaye hari igihano cy'urupfu, urumva Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cy'urupfu? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo utwereke ko nawe wishimiye yuko Rugemwa yajyanwa muri gereza, ndetse wishimiye yuko Rugemwa yahanirwa ibyaha byose yakoze, cyane ko mwabonye kwanga Rugemwa nta keza ke, ndetse mwabonye ubugome bwa Rugemwa, mwabonye ibintu Rugemwa yakoreye mama iribagiza nyira, mwagiye mubibona, kandi mwabonye ko na mama iribagiza nawe yabwiye Rugemwa ati ngiye kuba nakwereka ugiye kubabona ngiye wanyawe. Ese none biragenda gutanga ko mama iribagiza nta mikino, kandi twabonye ko mama iribagiza ari umurakare, ndetse mama iribagiza afite umujinya udasanzwe cyane, ko mama iribagiza yavuze ko azongera kwemera umwana wari uko Rugemwa ari mu rukiko. Ese none bizagenda bite? Kanga Rugemwa agiye kuba yagizwe imbere y'ubutabera, ko Rugemwa agiye kuba yajya mu rukiko, dore ko ari byo bishi mutegereje, ndetse
ari byo benshi musigaye amatsiko muri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda, dore ko navuga ko irangiye ari benshi mufite amatsiko ndetse irangiye benshi muri kwibaza ukuntu urugendo ari bwaze kuba yagira mu rukiko uburyo biraza kuba bimeze. Gusa ugiye kubona aka gace kagiye kuza noneho kagiye kuza no ndetse kagiye kuza ari uburyo gusa mbere yuko dukomeza nagiye manze ngwereka aka filime kari guca ibintu hirya no hino. Ese nawe wabibonye? Numvuganye Sylvie ntaragira icyo mubwira, reba ino trailer. Bakunze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza. Nongera wiki? Ntacyo, reka nze mbikore. Yes. Wow. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Ngira ngo ugende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. Urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. No, ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna wa Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira ishanutse. Wapfuye ariho? Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, igera yuko rese subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. Nizere ko wayibonye. Ni filime yitwa Urwibanga, iri guca kuri Kamarade Films. Manuka muri comment ya mbere niho urayisanga, ukandeho urahita ujya kuri Kamarade Films. Ni filime nziza. Ngura urabibonye ko ari filime nziza cyane, ngira ngo urabibonye ko hanga ubita Sylvie ababwiye hano filime mwabasha kuba mwayisanga. Nimba ariko ko wishimiye kuba wareba ino filime ndetse ko wifuza kuba wayikurikirana kuko ni filime nziza ifite story nziza iryoshye cyane, nawe nyarukiraho ubashe kwakana subscribe kugira ngo umunsi yasohotse itazagucika, kandi ujye uguma kugenda ukurikirana duce twose tuzabasha kuba twasoka, dore ko ari filime igiye gutangira guhitinga ndetse ari filime igiye gutangira kuza imeze nk'Inzira y'Umusaraba. Nimba warakunze Inzira y'Umusaraba ndetse na Gira Amata ndetse n'izindi nk'Intare y'Ingore, iyi nayo ntizagucika. Twikomeje mwaje kubona kwangaha ibyo kwa Rugengo bikomeje kuba byabagatirira nzamiretse, ibyo kwa Rugengo bikomeje kuba byagurana cyane. Ese bizagenda guteka ngo bita Fabiola nta mutima agira ko tubonye kwanga bita Fabiola nta bintu by'imikino ndetse Fabiola ari umurakari cyane yuko navuga kanga Fabiola kwa Rugengo ari nkawe mastermind, ngira ngo ubona ko ibintu byose ari we ugenda ubitegura. Mwabonye kwanga ibintu byose bigenda bibahanga ndetse n'ubugome bwose Rugengo agenda akora. Navuga ko uwo bita Fabiola ari nkaho ari umuha ibitekerezo ndetse ari no umubwira icyo gukora. Ese bizagenda gute Fabiola nawe azagezwa mu rukiko? Ese ne wifuza yuko na Fabiola nawe yagezwa mu rukiko undi agacirwa urubanza? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda dusunika neza ino filime Inzira y'Umusaraba, ko ni benshi mwasigaye mubyibaza ndetse ni benshi mwasigaye amatsiko mukimara kubona yuko hanga Rugengo agiye kujya mu rukiko. Angira mwabonye ko benshi mwasigaye mufite amatsiko ndetse benshi mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kugenda, gusa mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane ndetse ibintu bigiye kuba byakomeza kuryoha cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko nabwira kanga agiye gutangira kugaragaramo udushya tudasanzwe ndetse mugiye gutangira kubona ko ibintu bigiye kuba byaryoshye. Ese noneho bizagenda gute? Twamaje
twamajije kubona kwa ngaha Kamarade ndetse n'umugore bafite ubwoba bwinshi cyane, twamajije kubona ko Kamarade ndetse n'umugore we bakomeje kwibaza kuri Emile. Ngira ngo ubonye kwa ngaha Kamarade yakomeje kugenda abwira umugore we ati Emile nimba birabicanyi barakurikiye Emile ndetse na Anita, ndabizi neza ko barabicanyi baramutse bafashe Emile bashobora kuba bamwica. Ese bizagenda gute kangaha ibintu bikomeje kuba byagorana? Ese Emile na Anita bazabasha kuba bacika? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe nibyo kintu uri kubaza, dore ko benshi mwifuza ko Anita ndetse na Emile bajya kwibanira ubuziraherezo. Gusa mugiye kuba mwabona ko ahangaha ibintu bigiye kuryoha, ndetse mugiye kuba mwabona ko ngo bita Emile agiye kuba yatungurana cyane, kandi ndabizi ko benshi bigazi kuba byabashimisha kubona agashyanga aho bita Emile agiye kuba yakora nk'umuntu w'umugabo. Mugiye kuba mwabona ko ibintu bigiye kuryoha, ndetse mugiye kubona yuko ahangaha uwo bita aragiye kuba yatungurwa cyane, ndetse bigiye kumucanga, ndetse bigiye kumurenga ku buryo aragiye guhita agira depression idasanzwe, ku buryo ahangaha ashobora no kuba yakwiyahura. Ese biraza kuba byagenda bite? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu uri kwibaza, ndetse nibyo bintu benshi mukomeje kugenda mugirira amatsiko menshi cyane muri ino filime Inzira. Musaba cyane yuko mwabonye kwa ngo bita Emile ndetse na Anita ibintu bitoroshye, ndetse ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Mwabonye kwa ngo bita Anita ndetse na Emile bakomeje kwiruka amasigamana, ndetse mwabonye ko bari gukurikira ngende naho arari kugitera cyane yuko areba bashyizeho GPS. Niyo mpamvu rero mubona yuko ahantu hose Emile ndetse na Anita bageze, ndetse naho bavuye hose uhita ubona yuko ahageze. Gusa navuga ko noneho ahangaho bita agiye gutungwa cyane n'ibintu ahangaho bita Emile agiye kuba yamukora. Nawe ufite amatsiko, ndetse nawe uri kubaza ukuntu bigiye kugenda, gusa ugiye kuba washira amatsiko, ndetse ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo, dore ko ari benshi muhora mwibaza muvuga ati bizagenda gute, izarangira gute, ese Rugemwe bizagenda gute, Rugemwe azagera muri geza, ese zakatirwa imyaka ingahe? Ibyo byose uri kwibaza, ndetse n'ibindi byinshi ukomeza kugenda wibaza cyane uri kureba ino filime, byose ugiye kuba wasobanukirwa, ndetse ugiye no kuba washira amatsiko muri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ahangaha mugiye kubona ko ibintu bigiye kuryoha, ndetse mugiye kubona ko Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byarangira, mugiye kubona ko Rugemwe ibyo yanze ko bimenyekana, ndetse Rugemwe ibyo yanze ko byajya ku karubanda, ibyo Rugemwe yahishe, ndetse ibyo Rugemwe yanze kuba yabwira Fabien ndetse na Nyantambara, navuga ko agiye kujya mu rukiko byose bikagaragara, ndetse na Fabien nawe agahita amutakariza icyizere cyane yuko Rugemwe muzi yuko afite amabanga menshi yanze kuba yabwira Fabien ndetse na Nyantambara. Rero mugiye kubona yuko ahangaha byose bigiye kuba byajyanze, ndetse bigiye kuba byamenyekana. Ese nibimenyekana Fabien azakomeza kugira icyizere Rugemwe, Fabien azakomeza kugenda afasha Rugemwe muri byose, cyane yuko ahangaha mwabonye ko Fabien ari we uha ibitekerezo Rugemwe. Urumva rero ko ahangaha Fabien atakiri kumwe na Rugemwe, urumva ko ahangaha ibintu byaba bihinduye isura, ndetse urumva ko Rugemwe nawe ibyo byaba bimurangira, ndetse n'imipango ya Rugemwe yose yaba igiye kuba yajyanze, cyane yuko Fabien aramutse agwanyije Rugemwe byaba ari ibintu byiza. Ese nawe wifuza yuko kwa Rugemwe basubiranamo, wifuza yuko kwa Rugemwe ndetse na Nyantambara batangira gusubiranamo, ndetse bagatangira gushyirana hanze? Nawe nicyo kintu uri kwifuza, ndetse nawe nicyo kintu cyagushimisha cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Gusa ugiye kubona ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuryoha, ndetse mugiye kubona ko Rugemwe ndetse n'umuryango we wese ugiye kuba wakwirimbura, cyane yuko navuga ko bita Fabien nawe ameze nkaho yizaniye icyishe. Ese bizagenda gute umunsi Nyantambara yamenye ukuri, umunsi Nyantambara yamenye yuko Rugemwe yamucaga inyuma, ndetse nyina Rugemwe afite undi mugore, ndetse babyaranye n'umwana. Ngira ngo ubonye ko ubwo Rugemwe yazanaga Bruno yabeshye Nyantambara yuko ari umwana atoraguye. Ese bizagenda gute umunsi ahangaha Nyantambara yamenye yuko Rugemwe yamubeshye, ndetse yamenye yuko Rugemwe yashatse undi mugore? Noneho kangaha ibintu bigiye kuba byajyana, noneho kangaha mu rugiye kwaka, noneho ko mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese bizagenda bite? Noneho kangaha hari benshi mufite amatsiko, ndetse ari na benshi mukomeje kugenda mwibaza uburyo biri bwaze kuba byagenda Rugemwe nabasha kuba yagera mu rukiko, cyane yuko nagera mu rukiko ibyo yahishe ndetse n'ibyo yanze kubimenyekana byose mugiye kubona ko bigiye kuba byajya hanze. Ese biragenda gute? Rugemwe ari bwaze kuba yakwitwara gute imbere y'abapolisi, cyane yuko mwenye kwanga bita Rugemwe ubwoba bwamutashye, ndetse ubwo bari bwishi, cyane yuko imipango yari yapanze yuko baje yashimuta iribagiza kugira ngo bafate iribagiza ubundi bamubike, kugira ngo iribagiza atazagira ikintu avuga mu rukiko. Byose byamajije kuba byakwanga, ndetse ibyo yapanze byose bimajije kuba byajya hasi, ndetse tumaje no kubona kwanga bita iribagiza nawe akomeje kugenda torego, ndetse mukomeje kubona kwanga bita iribagiza akomeje kugenda ahura n'ibintu bidasanzwe. Mwamaje kubona kwanga bita Cyusa nawe atangiye kumwereka yuko atakimukunda. Noneho bizagenda gute kangahe ibintu bigiye kuryoha, noneho kangahe ibintu bigiye kuba byahindura isura. Mwamaje no kubona yuko kangahe ibintu bitokimaje kubona yuko kwanga bita Isimbi nawe akomeje kugenda amenyera imirimo yo mu cyaro, ndetse Isimbi akomeje kugenda amenyera ubuzima bwo mu cyaro. Ese bizagenda gute Isimbi azabasha kuba yamenyera abona ubuzima ko twabonye kwanga bita Isimbi ari umutetsi, ndetse mwabonye ko Isimbi ibintu ari gukora atigeze abikora na mbere. Noneho bizagenda gute? Ese Isimbi azabasha kuba yababarira Cyusa, dore ko navuga ko Isimbi kuba yaravuye iwabo, ndetse kuba Nyirantambara ndetse n'Urugemwe barirukanye Isimbi, navuga ko ari amafaranga papa Cyusa yabashije kuba yashukisha kwa Rugemwe. Urabizi yuko kwa Rugemwe ndetse no kwa Nyirantambara bakunda amafaranga ku rwego rudasanzwe, ku buryo bakora buri kimwe cyose ndetse banakwica umwana wabo kugira ngo babashe
kuba babona amafaranga. Rero babonye ko ahangaha kwa Cyusa babategesheje amafaranga kugira ngo babashe kuba batwara umwana wa Isimbi gusa. Mwabonye ko Isimbi batari umubyeyi gito, mwabonye ko Isimbi atameze nka nyina ntambara. Isimbi yanze kuba yatanga umwana, abasha kuba yaza kubaho mu buzima budasanzwe, ndetse abasha no kuba yaza kubaho muri ubuzima atigeze abaho. Dore ko muri kubona ko Isimbi akomeje gukora uko ashoboye kose, ndetse Isimbi akomeje guhangana kugira ngo abashe kuba yakuza umwana mu mahoro, ndetse abashe kuba yakuza umwana amwereka urukundo rwa kibyeyi. Ese bizagenda gute? Isimbi azabasha kuba yababara Cyusa, dore ko twamaje no kubona ko ahangaha bita Cyusa nawe yiyemeje kuba yahiga umwana we, ndetse Cyusa yiyemeje kuba yahiga Isimbi kugira ngo Isimbi abashe kuba yamuha umwana we. Ese bizagenda gute? Twamaje kubona kanga ahantu Isimbi ari kuba, ko twamaje kubona ko ahantu bacumbikiye Isimbi batangiye kuvuga ati umugabo naza ibintu ntago bizagenda neza. Ese bizagenda gute? Isimbi ari bwaze kuba yabasha kuba yava ahantu, dore ko twamaje kubona ko babibwiye Isimbi gusa. Isimbi akababwira yuko atahava kubera ko abafata nk'ababyeyi be, ndetse kuba baramwakiriye ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Ese bizagenda gute? Kanga tumaje kubona ko ibintu bitoroshye, ko tumaje kubona yuko ahangaha bagize ubwoba, ndetse bari kwibaza ikintu kibwaze kuba cyakurikiraho umugabo w'uyu mukecuru naramukaje noneho kangaha ibintu biraza kuba byahindura. Ese uri gutekereza ko uyu umugabo w'uyu mukecuru bari gutinyeke ndetse bafite ubwoba yaba ari nde? Ese nawe ufite amatsiko yo kumenya uwo muntu nawe, niba koko amatsiko ari menshi kandi nawe ukaba ukomeje kwibaza ukuntu bigiye kugenda, ndagira ngo ujye muri comment tubashe kuba watubwira kugira ngo niba nawe ufite amatsiko tubashe kuba twamukubwira, ndetse tubashe no kuba twamukwereka kugira ngo ubashe kuba wasongeka cyane, yuko benshi ni mumubona ndetse benshi ni mumumenya, muraza kuba mwatungwa cyane, ndetse biraza kuba byabatungura cyane kubona uwo ari we, dore ko akenshi igeze kugaragara muri no filime ari umugome mubi cyane. Ese bizagenda gute? Ahangaha nawe amatsiko ni menshi, kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda wibaza ko ino filime Inzira y'Umusaraba. Rero nyamuneka niba nawe wifuza ko twazajya gusura aho bakinira Inzira y'Umusaraba, ndetse wifuza ko twagera aho bakinira tukabasha kuba twabaganiza, ndagira ngo nawe ubashe kuba watubwira kugira ngo tuzajye kubaganiza, ndetse tubashe kuba twaganiza Nyantambara ndetse na Fabiola, tugende tubaganiza uko ibintu biba byifashe. Ese urumva wabaza ikihe kibazo uramutse uhuye na Fabiola, ndetse cyangwa uhuye na Nyantambara, urumva ari ikihe kibazo wababaza? Nawe ujya muri comment tubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu bishobora kuba byagenda neza, ndetse benshi mufite amatsiko, ndetse benshi mukomeje kugenda mwibaza ibintu byinshi mubashe kuba mwasobanukirwa. Twamaje no kubona yuko ahangaha uwo bita Rugenga nawe ubwo bari bwinshi, ndetse Rugenga ari kwibaza ikintu kigiye kuba cyakurikiraho, dore ko twamaje kubona ko ahangaha uno mwavuga ngo ni Maître bakomeje kubwira ati nugera mu rukiko uzakomeze kuvuga ufite confidence kugira bazabone yuko ibintu uri kuvuga ubihagazeho, kandi bazabone yuko utari kubeshya. Ese bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi. Mwamaje no kubona ko ahangaha bita ari nawe kugenda ahiga Emile ndetse na Anita, ahantu hose bagiye bamubonye ko ari kubahiga ndetse ari kubahigira hasi no hejuru, afite umujinya, ndetse ari kugenda abwira uno mwicanyi ati uko byagenda kose tugomba kuba twabona, kandi namukamfashe Emile ntabwo nahita mwica kuko mwishe vuba naba mpombye, kuko ngomba kuba namwica gake gake kugira ngo nawe apfe yumva. Ese bizagenda gute? Uno mwicanyi azabasha kuba yafata Emile ndetse na Anita? Ese nawe uri kumva azabafata? Niba niko ko wizeye Imana kandi ukaba wizeye yuko Imana itazatuma uno mwicanyi ngo ni ari afata Anita ndetse na Emile, ndagira ngo nyabone kujye muri comment wandikemo ngo amen amen, kugira ngo tweke ko nawe wizeye yuko Imana izabarinda kandi wizera yuko ikimana yafatishije koko nta muntu wagitandukanye. Dore ko anga muri kubona ko arakomeje gushakisha, ndetse ashaka gukora uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yatandukanya Emile ndetse na Anita. Gusa twamaje kubona ko anga bamaje kugirana igihango gikomeye cyane, ngira ngo bishaka kango bita Emile yabwiye Anita ati uko byagenda kose icyaba cyose sinzigira nkusiga, ndetse icyaba cyose nzakugwanira. Ngira ngo bishaka kango no bita Anita nawe yabwiye Emile ati niyo bandasa amasasi 100 ntago nzigira nkureka, ndetse niyo bankira muri no muriro nzapfa ngukunda. Ese uyu ushaka kuba yatandukanya Anita ndetse na Emile azabasha kuba yabigeraho? Nawe nicyo kintu uri kwibaza, ndetse nawe amatsiko ni menshi. Gusa mugiye kubona ko anga aragiye kuba yadungwa cyane, ndetse bigiye kumucanga, ndetse aragiye kubona yuko we yirukanso atamuzi. Ese bizagenda gute? Bizaragenda gute? Nawe amatsiko ni menshi cyane. Babwira ati ntangacu tumanye kuri mikoro nyitatiki president bakunda cyane kandi baza ku mutima. Ciao ciao. Ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye, amaso yarawuma, urukundo rurasubira nyuma, karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi, ariko umutima horo cyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza, ariko wamuhunga kuko yabaye impumyi, ariko umutima uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza, ariko wamuhunga kaho guhumwa ari icyaha. Oya Cyusa, urukundo si amaso, urukundo ni umutima, iyo ukunda nyabyo, nta mpumyi
nakubura icyerekezo. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Ariko umutima we uracyakunda. Iribagiza karibagiza gahinda kawe nikazahoraho, uza kumva hano kubona umutima si amasomo gusa y'amaso. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Uracyakunda. Iribagiza karibagiza gahinda kawe nikazahoraho, uza kundwa n'ukubona umutima si amaso. Ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye, amaso yarahuma urukundo rurasubira nyuma. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko wamuhunga kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko wamuhunga gaho guhumwa ari icyaha. Oya cyusa urukundo si amaso, urukundo ni umutima. Iyo ukunda ukunda nyabyo, nta mpumyi nakubura icyerekezo. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Ariko umutima we uracyakunda. Iribagiza karibagiza gahinda kawe nikazahoraho, uza kumva hano kubona umutima si amasomo gusa y'amaso. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Karibagiza ararira yibaza aho icyizere cyagiye, cyose yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda. Uracyakunda. Iribagiza karibagiza gahinda kawe